Really? Really? Amakuru ko wakererewe si uyu munsi byagenze bite? Oya, nagize ambutiyaje gato ariko wagize ambutiyaje niyo wari wayiteje se? Oya. So, ngira ngo mubwire rero boss uyu munsi ntaza. Ngeze muri biro nsangamo ibaruwa mbwira yuko atari bugere hano. Ndagira ngo ukurikirane ibintu by'uyu munsi byose bikurikirane. Ikindi raporo zimwe na zimwe uzikansaringe kuko urumva hari bitari bukundi. Ikindi ukurikirana yakamyo yazanye biriya bintu. Making sure ko ayipakuruye neza. Ikindi hantu bari kubaka kuri zira nkingi z'imbere. Making sure ko ari abafundi bari kuhakora neza kuko urabona ko bushize binjije n'imodoka yahagonga. Kandi umbabarira ubyiteho. So ndumva rero nta kindi iyo raporo nagira ngo nguhe. Ndumva wakwigenera nta kibazo. Ariko hari imodoka zifite essence. Imodoka zifite essence ikindi kandi hari bari turi kubakisha nyine hari ibikoresho birimo birabura. Harimo harabura iki se ko umufundi yari yambwiye ko byose byuzuye? Hari utuntu turimo turabura. Cyeka babimbwiye mu kanya nanjye. Hamagara Olivier, sibyo? Hamagara Olivier akumenyesha raporo y'ibibura byose. Yego. Ikintu nibagiwe ujye kwa wa mugabo Kazungu urebe ko amafaranga yose yadepoje kuri konti. Yego. Ndumva ari ibyo ibindi nawe bikurikirane. Ariko iriya gahunda ya boss yikansaringa kuko urumva nta hari nta muntu wasinya. Okay, sawa. Ariko nakuvugisha gato. Niba iki se kandi? Yego wenda ntabwo ari igihe cyanya cyo wenda kubikubwira kandi mbabare no kubura nyine umuntu ngutesha umutwe ariko uragira ngo ikintu kimwe. Janvier. Mbwira amasaha y'akazi yatangiye mbwira. Ariko ntukarira akazi n'ubusa. Ntubona n'ahantu amasaha ageze? Buriya ni icyo wabonye kurongera njye ntafite. Ariko sinakubwira ngo nseke. Seriria. Nzakubwire kangahe ko ibintu by'inkundo n'akazi ntaho bihurira. Ese amatwi ubu yicariye ugenda uyakandagiye sinzi ikibazo ufite muri wewe. Ufata ibibazo by'akazi ukabivanga n'inkundo. Nta hantu bihuriye. Urukundo n'akazi ni ibintu bibiri bitandukanye. Umva rero nkubwire. Biba ubwa mbere n'ubwa nyuma. Bibe ki? Ubwa mbere n'ubwa nyuma. Ugaruye ibintu by'inkundo aha ngaha. Gahunda imbere genda. Kagenda gusa nk'uri kugaruka. Buri munsi akazi n'urukundo bihuriye. Liliane! Yes. Witabisha amahoro. Kandi ikintu najya ngo nkubwire. Ibintu ntibigere kwa boss. Yego. Kandi indi nshuro uzongera kumbwira ijambo urukundo mu kanwa kawe bikanja mu matwi. Uzaza usanga bari kwirukana hara muri biro yawe. Uzaza usanga hari umusimbura. Utazigira nkaho uri ishyiga ry'inyuma uvuyemo abantu batarya. Utahara akazi kakorwa. Kimwe nuko utaraza kakorwaga. Ndi boss wawe direct nahita nkwirukana. Nkaza n'undi. Gahumva imbere genda. Kora akazi ushinzwe. Ntukajye mu byo udashinzwe. Urunera ntaho muhuriye. Sinzi impamvu kinamugara mu kanwa kwawe. Bundi naryo ni ikosa rikomeye wowe wanakoze. Ngaho nshingo genda. Imbere genda. Shit. Asoni.
ngo uba hano hanyuma ko usinziriye hano kira gipangu kirekingurwa nande wowe ntabwo rero ndi kubwira ngiye mu kazi reba hano amasaha ageze uri gusinzira usinzira gute ku manywa avuga ntabwo ntasinzira ahubwo se ni iki gituma usinzira nukumva ngo napfuye byo gupfa byo guhera byo kuko gupfa uhagaze byo wapfuye uhagaze kera ko nafatwaga neza ubu byagenze gute nyine muzambwe muti muze rero uri umunyamakosa aho bigeze ufite amafuti menshi ibyo ngibyo mbimenye cyangwa wenda menye ngo naje no gufunguza byitwa ko nkoraga njyewe ariko ndi kugukangura kugira ngo unkingurire igipangu nigendere ibyo uvuga bindi se ufite ikibazo ndaje ngo ukingure mawe ariko ngiye kuzicwa n'inzara mwururu bityo bishaga bitinze kandi urabizi nka twebwe n'abanywanzoga tugiraga inzara iteye ubwoba mbese ibiryo bitinze gute ni mama no hano ko tutarabatindi ngo turahaha buri munsi stoke y'ibiryo byuzuye mu nzu ibiryo umukozi arahari ibiryo se bishya bitinze ibyemera ukiri igikoma iby'umugati naribagiwe bacyara uyu mukobwa rero sinzi ikintu dupfaga n'impamo imana mperuka kujya ejo bundi akuriye bije niba atari muri byawe mbwira ufite ikibazo ufite ikibazo muri uru rugo ni byinshi wenda wagira ikibazo cy'amafaranga ariko se ni iki biryo koko n'impamo imana ntabwo mperuka kujya udusebye yarabinyimaga tunewe n'ikintu cyahari nagize ngo mwebwe mwana mwoheje iki ubu nk'ubu yongeye gukaraba ubwo nta n'ukwitera utuzi twonyine nta sabune ntabona gufura n'amesane ngiye mu kazi ngaho mbwira ikibazo ufite nyamukuru ni ikihe ni ibiryo ku kibazo cy'ibiryo ariko ibiryo birahari ni uko udufaranga natwo nubwo nkugeze mu madeni menshi natwo ndadukeneye ntacyo gikora unyishyura n'isabune yo gukaraba nkabona no gukomeza ibyo byose byabaye boroke usibye ko ntari gusobanukirwa ibyo uri kuvuga nzi ko uru rugo rubamo ibiryo nzi ko dufite n'umukobwa uteka rero ntabwo numva ukuntu inzara ikwicira hano nonse guteka aratekaga ko ntabyo ngo yama wishirinda kumva bebe meze neza ameze neza ndabona nta kibazo gusa hagati aho urakumbuye cyane nanjye ndi bored muhira byagenze bite se nta bandi bari mu rugo cyane iyo bahari biba bisa nkaho badahari gute umwe wese aba ari umubyeyi wenyine birumvikana neza kugira ngo bagume muri pozisiyo imwe ntabwo byakunda kamere ariko umuntu wagira umwanya ukaza tukaganira nyine tugasabana n'abandi ariko iyo nyine batabishaka nanjye ngira taza nkicara njyenyine nkagira irungu no kukubura batabishaka gute se kunganiriza rero uwo uwunganiriza ni wewe nkaryoherwa abandi ntacyo bambwiye oya birumvikana nanjye iyo turi kuvugana ni ukuri nibwo mba numva nguwe neza kandi ni ukuri ikintu cyo wamenya kimwe cyo ni uko ngukunda kandi ntazigera ngutererana ni ukuri kandi aho uri hose ujya wumva ko ukunzwe ufite umuntu ukwitayeho ufite umuntu ugukunda ufite umuntu ugutekereza buri saha buri munota mbese uwo muntu udahari nawe kubaho byaba ari ikibazo gikomeye cyane kandi ni ukuri ndagukunda pe nanjye ndagukunda sho none hajya ni wari wambwiye ko n'umusore yo tujya muri pura yego ahubwo amasaha ndabona yanagiye sinzi rero nimba ahubwo wakwitegura ibyanjye nari nsoza akazi deni nkaza nkagufata tukaba twagenda numva nta kibazo kirimo sindaja dushe ariko nari mpejeje kurya ariko mu kanya ndaba mpejeje tegura nta kibazo kandi utuje n'ubundi amasaha aracyahari icyangombwa ni ukumenya kuri uwanjye ndetse nanjye ndi fiyeri yabyo kuba uri uwanjye kuba ufite nibyo mp'agaciro kurusha ibindi byose kandi ni ukuri joteme mon amour
je t'aime. Je t'aime aussi. Oh, merci my darling. Ndagukunda sheri no kuri. Mitu nanje. Ese ubundi ujya wicara basi ugatekereza bati mfite umuntu basi niyo naba ntatekerereje yantekerereza basi ngo ufate umuntu umwe basi ubitekerezeho. Ndabyiyumviraho kenshi ndanabirota. Wow. Rero hari igenda nakurota urumva. Bu reka nitegure tugumye muri ibi nitwoheze. Yego ngayitegure reka nanjye natse imodoka nze nkurebe nawe ndabona nanisoje. So Thank you, I love you. I love you too. hanyuma iryo tegeko ryo kukwima ibiryo serivani nande byaranyobeye ariko se nta nubwo nambwira ngo wenda ateka atinze agahisha atinze washonje neza arateka akakwima ibiryo ikintu gihari si wagusaba aka kantu naduhinduriye imirimo wowe ukajya uteka se mbe rwose amadongo aba umuzamu hajya ngo ugiye kugenda bija ntuzongere kuvuga izo mvugo ntabwo umuntu hano yakwima ibiryo ntabwo ngiye kukubesha nyine nyerurira none ikibazo gihari arateka akarya wenyine niyo tudahari ntabwo aguha ibiryo ko iyo duhari tuba tubona ibiryo byinshi ambwira ko ibyo yatetse birimo umubare w'ibyo wamuhaye kandi ngo nawe ubwe ngo atarajyaho ngo ni ibyaho na databuja ngo abo mw'uru rugo ni mwebwe ngo bigenewe byonyine mwenyine ubwo rero nk'abakozi ngo dukomeze twikoce ibyo bintu uzanye aka kanya kera kutajya kuvuga ko akwima ibiryo kwa n'igihe twabaga tudahari mugateka mukarya mwenyine nkasanga mwahuje urugwiro reba hano ntabwo kimutereta umuntu umuteretana yakwima ibiryo uri kubeshyira iki uri kubeshya nde mbwira impamvu nyamukuru impamvu se utakirya niyihe kuko ubwo ni ikintu gishobora kuba cyarahindutse kuko ubundi imbere byari bimeze neza ntabwo wajya kumushimangaze guteka ngo amasosi n'amafiriti bivuga ngo wabeshya hahindutse iki ni ikintu nari kumva icyahindutse n'iki ko sheri wawe utangiye kumubeshyira ngo akwima ibiryo mbona nje nta kintu uramubesheyeho ikibazo nyamukuru ubundi gihari yanambwiye ko nabo ubwo atari we ariko nande ko ndi kubibona nande nta nubwo ndi kumurenganya rimwe na rimwe uyu mwana w'uruhinja urahangaha ni wowe wabaye imbogamizi ubu inshingano zabaye inshingano kuri uyu mukozi ngo kubera kwita ku uyu mwana ngo ntabwo uriya mwana yemeye kurira cyangwa no gupfukuma uramukuze ahita ahura n'ibibazo ubwo rero uburyo yanatekaga akananzanira n'ibiryo hano cyangwa akanagira ati no guteka ntabwo agiteka n'ibintu uzamucunga n'imirimo zose zarapfuye ubu byarapfapfa urebe iyi nzu iheruka gukoropwa ryari wivunika rega kubera kwita kuri uriya mwana wivunika nari mbizi ko kwemera uyu mwana ngo agume ahangaha uriya mwana rwose ngo yabaye ikibazo yabaye umwana si ubibona rata nawe ko ari ikibazo uyu mwana muri uru rugo ntubibona ko ari ikibazo reba utangiye kurya utinze kubera ko aba yabuze ukuntu ajya guteka sibyo nanjye rega uriya mwana ni ikibazo ahangaha ndabibona nuko ntabwo ufite ukuntu nta kuntu se waje mudufashe kugira ngo nibonere ibiryo njye se namubafashe iki sinamubyaye n'uriya ntiyamubyaye ubundi uriya mwana aracyari muto ukiga umuhetse gute se kandi mba nigiriye mu kazi ahubwo kereka bosi yongeye akamusubiza nyine ushaka kuva mu kanya uranyahutse nk'inyahuko ngo ufite ibinwa rero nk'ibyaha ako wimurenganya uriya mwana buriya abakumbuye amabere ya nyina aracyari muto aba agomba konka kandi akongera ku gihe ukajuramuha kwabo hajyange se ngende nyina wa kintu ikigaragara nyingurira narabivuze ko uyu mwana ari ikibazo ahangaha ngaho reba namwe none amaherezo ahubwo se wagiye umufasha ukagaheka noneho akabanza agateka ngiye kuvuga ngo kavuna umuheto kandi uri mabuje uje guheka umukozi ndi unaje guheka umukozi umuheto se ndawuvuna kangahe ubu mpeka umukozi ndi umwe sinose n'umuriro urimo kugabanuka umva urimo biraza ngaho reka turebe ntukakubaganya ku kaboko menya gushaka umutsi bitigeze bikugora cyangwa kubera ko wari ubabaye ntabwo wumvishije ububabare bwabyo ntabwo wabwumvishe biragora noneho
ibipimo byagaragaje ko ufite ikibazo cy'ubwandu ariko burakira bakunze kwita imitezi. Burakira iyo wafashe imiti neza ugakurikiza amabwiriza ya muganga, ugakora isuku ihagije nk'uko bikwiye, ugakoresha amakariso y'amakoto kuko ariyo atambutse umwuka. Icyo ni kimwe, ariko ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo gukira kwawe neza. Ese ubundi ufite umugabo? None niba nta mugabo ufite bivuze ngo urajarajara se kugira ngo ubwo rero kugira ngo byorohe neza nuko n'uwo mukunzi wagomba kuza tukamusuzuma. Birashoboka? Kereka mubajije. Ntabwo ari ngombwa kumubaza niba mufite uko mubyumva kimwe, ugomba kumubwira uburwayi bahuye nabwo kugira ngo nawe aze tumusuzume, hato ejo atazakugarura ubundi burwayi burenze. Yego. Ese ubwo nk'iyo ndwara ko njya numva abantu bamwe na bamwe bishoboka ko bayirwara, mva ko badakira, bashoboka ko nazakira nkamera neza. Oya, iyi ndwara irakira. Irakira iyo wafashe imiti neza ku gihe, ukagendera ku mabwiriza ya muganga, ugakora isuku ihagije nk'uko bikwiye. Urakira. Ariko ugakira neza ari uko na wa wundi mukora imibonano mpuzabitsina muri kumwe nawe yaje kwa muganga tukamusuzuma nawe tukamuha imiti. Kuko ku bagabo cyane ntabwo bakunze kugaragaza ubwo bwandu cyane kubera imiterere yabo, ariko abagore birihuta cyane. Si uko nabo batayirwara, barayirwara ariko kugira ngo bo umenye uburwayi bwabo biba bigeze kure, buba bwarabaye bwinshi cyane. Ubwo rero nawe agomba kuza hano tukamuha imiti. Iyi miti ugomba kuzayifata neza, ndaza kuyikwandikira. Umuriro nabonyeho ntawo gifite. Yego, ariko ndabona n'umuvuduko waje kumera neza. Menya ari ububabare bwatuma umuvuduko wawe ugenda cyane, ariko ubu bimeze neza. Ugomba no kurya neza, ukanywa amazi menshi. Ikindi ugomba kwiyitaho cyane, urumva? Kwiyitaho gute? Mu buryo bwo gukora isuku ihagije. Abadamu benshi bajya bagira imico mibi yo kumesa amakariso yabo bakanika mu nzu, ubundi bisaba kuyanika ku zuba kugira ngo za mikorobe zivemo, cyangwa se ugacishaho agapasi. Harya iyi serumu bagushyizemo yari akangahe? Ni kabiri? Izo zirahagije, iyo ngiyo nishira turaza kugusezerera usubire mu rugo. Nta kindi kibazo wumva ufite wambaza? Ikibazo nakubazaga cyane cyo ngicyo cyo kumenya ko nshobora kuzakira nkamera neza, kuko njye numva abantu bavuga ngo barwaye iyi ndwara gukira biragoye. Oya, irakira iyo wivuje neza ugafata neza imiti, nta kibazo pe, urakira. Sibyo? Yego. Biyiteho? Yego. Nibagiwe no kukubaza, uracyari kwishimagura cyane hasi? Ntabwo bikiri nka mbere, byaragejeje kugabanuka, ntabwo nyishimagura cyane, byaragabanutse. Ni byiza cyane. Ubwo rero uyiteho. Yego. Sibyo? Yego.